noneho reba ikintu gitangaje murimo murirengagiza. Reba izi views ziri muri iyi foto, cyangwa se ahantu hose mwagiye mubibona, views witonde, urabona views zimwe ziri ku ifoto ya kuri account y'uwa postinze ifoto ya Vestina, ariko itondere rebe views ziri ku ifoto ya Vestina. Account ya Vestina ni idakurikirwa ku urwo rwego, ku buryo abamupostinze rero bakurikiwe, Vestina account yo ntibe yakurikiwe. Ni umuntu wikoreye edit. Tube maso. Umeze neza, njye basoza ni kuzobajyana nkuko mubimenyereye, ntabwo njya nkunda gupfa kuza uko byoroheje. Ndi kubabwira ibintu by'amafoto kugira ngo ngenza babwira amafoto, ahubwo nzaceceka mbihorere. Ndajya tuganire ku mukobwa cyangwa se ku wari yarashatse, wari ugiye kuba ndetse umudamu nubwo tutarabimenya, akaba mama w'abana benshi, akaba byinshi. Amakuru atari meza twamwumvishaho, ariko hano tutemeza 100% bitewe nuko murabizi haje ama menshi, haje abanyabwenge benshi cyane. Ushobora kuvuga ikintu ugasanga ntabwo ari cyo, nta nubwo ari ukuri. Hano ni foto ya Vestina ndaza kubereka. Vestina umwe uririmba na Dorcas mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, aho yavuze ngo nyine bigaga ko ari we bivuze kandi ntabwo tubihamya neza. Yavuze ngo today the life I'm living is not the life I chose. I'm living in a bad situation and I didn't deserve this. I know I made a bad decision in my life, but it's okay. God always allows some things to happen so we can win. I have ruined a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. The next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family, and know everything about him. No one will never use me again. Aya ni amagambo ari ku ifoto y'uwo Vestina urimbana na Dorcas. Uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu yarataramara igihe kinini koko mu rushako, ariko gahunda nyinshi zerekana ko bitameze neza. Mwagiye mumubona ndetse hamwe ari gukora atambaye impeta, ahandi mukamubona bigoye. Murabizi ko yigeze no kwisukisha kubera yaragiye yatangiye mu buzima bushya bwo kuba agiye kuba umugore w'umuntu, atangiye gukora ibintu atarasanzwemo, atangira kugaragara Vestina wanyawe, cyangwa se hagaragara undi mu Vestina tutari tuzi ko yashyira igisuku, tutari tuzi ko yatera makeup, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero amaze kubikora amabona ko haje ifoto ameze nk'ari kwicuza. Ayo nama kose twagiye tubona hirya no hino n'ince atandukanye, murabizi. Ariko ibyo ngo ubuzima ngarimo subwo we yahisemo, ni ukuvuga ko ari mu bibazo, afite situation imbi itamutera ibyishimo kandi atigeze abihitamo. Ntabwo ibyo bintu rero ari ibintu byoroshye. Ndagira ngo mbanze mbibasobanurire ibyo yashatse kuvuga. Arongera aravuga ngo ntabwo byari binkwiriye kandi ko yigeze no gukora ikosa mu buzima bwe rikomeye. Aho yari kuvuga ko ari rimwe mu makosa yakoze byamushyize mu buzima bubabaje arimo kano kanya, ariko kandi avuga ko hari ibintu Imana ishobora kwemera kugira ngo umuntu yigiremo isomo. Ntabwo rero turemeza neza ko ibi bintu ari ukuri, niko nababwiye, gusa biri gucicikana hirya no hino. Niyo mpamvu ngira ngo tuze gusangira amakuru menshi cyane. Akomeza ngo nize byinshi kandi nta mugabo uzongera kumbeshya cyangwa kunyangiza ubuzima. Umugabo uzakurikiraho azabanza kumenya neza. Aka kantu mukitondere ngo umugabo uzakurikiraho azabanza kumenya neza. Nzabanza ngiye kumumenya neza, sorry. Reka mbabaza, ni hehe mwabonye umuntu asenya atararuvamo akirurimo dena akavuga ngo undi muntu nzashakana nawe? Umuntu koko wakomeretse bya nyabyo, wakomeretse by'ukuri, wakomeretse by'ukuri, aravuga ngo undi muntu uzabana cyangwa ngo sinzongera. Uwo muntu wavuze ibyo ntago ari Vestina. Mwitondere mwa banyamakuru mwe, mwitondere gufata ibihuha byose mugapfa kwivugira. Ikintu gitangaje murimo murirengagiza. Reba izi views ziri muri iyi foto, cyangwa se ahantu hose mwagiye mubibona, views witonde, urabona views zimwe ziri ku ifoto ya kuri account y'uwa postinze ifoto ya Vestina, ariko itondere rebe views ziri ku ifoto ya Vestina. Account ya Vestina ni idakurikirwa ku urwo rwego, ku buryo abamupostinze rero bakurikiwe, Vestina account yo ntibe yakurikiwe. Ni umuntu wikoreye edit.
tube maso. Ibyo mubonye byose ntabwo ari we, kuko iyo aba ari we ntabwo ari kuvuga ngo undi muntu nawe isuzume iyo ubabaye uhita uvuga ngo undi muntu ngo tuzakundana, cyangwa uravuga ngo nta nubwo nzabyongera ndize. None ko umuntu amaze kuvuga ngo yarize bihagije, aya magambo ntabwo rero yavuze. Murabizi ko twese tugiye twedetinga amavideo, ugafata amagambo ukayandika ugashyiraho ifoto, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ikindi kandi cyakuriye kugira ngo mbabwire ni uko ibintu byagaragaye kuri Instagram byitwa ngo ni ya Ishimwe Vestina, ariko ntabwo nujya kureba Instagram ya Ishimwe Vestina urasanga ibyo bintu bitariho habe na gato nyangana kamwe kariho kayo makuru nyine muri kumva mwebwe ku ruhande. Jya kuri Instagram yawe ufungure ngo Ishimwe Vestina, cyangwa se hari n'indi ya famille nayo account yawe wifungurire, ibyo ntabiriho. Mu bintu we ubwe yivugira ibyo bintu byose ntabirimo. Tugarutse ngo twagiye tumushinja ngo ntiyambara impeta, ibyo nabyo ntigeze abitara komenta ati ndi umwana ntabwo mba mbyibuka. Ibyo bintu byumvikana, ibintu byo gusuka avuga ati ibyo ntabwo ari ibintu bya danje. Tureke gucunda umwana urubanza, tureke kumutega iminsi, tureke kumutega imitego yo gusenya, namwe mwasenya n'abandi basenya. Uwo mwuka mubi wo gusenya ujye mu rundi rugo ntujye mu rugo rw'aba bana. Uyu mwana akeneye kwishima, umwana akeneye kwiberaho, uyu mwana akoreye Imana neza, ntabwo umuntu ukorera Imana ntabwo ibi ngibi yamwitura. Tureke rero gufata amakuru tutazi, ni ibintu bitigeze bigaga kuri account yiwe, byitwa ko mwabonye ifoto ariko ntabwo mwigeze mujya kureba account yiwe. Kandi kweditinga ugafata account ya Vestina ukayikorera screenshot ugaca umutwe w'izina gusa Ishimwe Vestina n'izina rye n'ibintu byumvikana, warangiza ugahita ufata ibyo ifoto yamaze kweditinga ukayishyira hepfo y'iyo foto wari umaze kweditinga n'undi ya screenshot ya account yiwe. Ni ibintu bisanzwe. Mureke gufata ibihuha byose uko mubibonye, tuba abantu bajijutse. Wowe gutu ufata ifoto nese ko tubona bakagame amafoto n'amavideo bakagame bari kubyina, ba president bacu bari kubyina, aba ari ukuri. None nkanzwe urafata ifoto yeditinze vraiment, iyi foto nebonye ku account menshi cyane ariko nta ya Vestina irimo. Muri mubiki mubanze mumenye ibintu mugiye gukora, hato mutisanga mwasebye Beneda, mutisanga mwasebye kandi ndabakunda cyane. Reka ngo ngiye mwakumwe ni kuzoba Diana maka kanya, jya muri comment tuganira, ariko ndimo mutanyuzwe turebe ubundi wa mugani ibi bintu beditinze bibaho.